utume asara hahandi agenda ry'amabyi ahageze hose. Safi, Jimmy, ndarota niba ukunda ubuzima bwawe. Iryo jambo ntuzongere kurivuga. Uri mere no ndakupa. Bagira ngo nkubwire ko muri sa yanyanze ibi byose uzabyishura. Ingaruka zabyo ntabwo uzatinda kuzibona. Ongera umbwire utambwira yuko yarwanye no muri sa wanjye. Ngo Murisa. Ngo Murisa. Arwana no muri sa so muri sarahari. Umuri sara. Byihorere gusa nanone. Muri burya urukundo ruravuna. Muri ntabwo nari kubyemera ko gusanga. Nanjye no mpamvu umushushubikanyije ngo agende. Ariko Imana ihangana koko. Kaje kiriza nsabira imbabazi muri sa ndakwinginze. Ugize shanga umeze ute? Ese neza. Usigaye duhorana abashyitsi b'imivumo n'uwavuye undi mushyitsi. Sebeki? Abashyitsi b'imivumo Ninde uvuye aha? Jima vuyanga ngo kunsaba imbabazi ariko mama muhaye isomo. Nimba azagaruka hanga simbizi. Mumernya amazi nawe ajye kwanika iwabo. Amaki? Amazi. Yanjye gerayo umuhungu ivuye aha. Vuyanga. Nibura se umumenyo nk'amazi ashyushye. Kuko hakonjeyo nta kintu yamutwara. Ufashe nk'ashyushye nibura wabijije. Uyamusukaho. Ashyushye sinari kuyakurayo. Mumennye hakonje. Ona ngo rero ngura mukosoye. Muri uko ntambi kubwira. Nanga indaya. Muri tuzagira ngo nukugushuka byo mara nkubwira nukukoshya. Ngiwe nuko mbifiteho. Niba ari uburambe niba ari ingaruka byangizeho. Ese mama kamubaza kubera iki buri gihe ugeze kuri ibyo bintu by'indaya ukunda kumera gutyo habaye iki? Muri bura ntago se bamugabe yapfuye. Nguki oya kandi mugaba se papa we yapfuye. Bura se wa mugabe yatwawe n'indaya twari duturanye. Nibe yaramuroze. Nibe byaragenze bite? Ntabwo mbizi. Nese shaka mbwira habaye iki byagenze gute se? Ari nagiye ku isoko. Ntaho kare. Dore ko ngiye mu buzima busanzwe nari umucuruzi. Ndi mu kazi. Harimo wa mugabo aramamagara. Ntambwe umwana yarwaye. Nanjye ku ishuri. Ngeze ku ishuri mfata umwana amujyana kwa muganga. Mbaza uti ugeze kwa muganga wagiye. Komeza umbwire shanga byagenze bite se? Avuye kwa muganga kuvuza umwana nkuko bisanzwe. Ndataha njya mu rugo. Kubera ko amasaha n'isanzwe ntahira natahaga bwije. Urumva nari ngeze mu rugo hakiri kare. Ndakumva. Muri uzi ibyo nasanze mu rugo. Habyanze n'ibiki? Muri nasanze yandaye ryamanye na se wa mugabe. Jesus. Munzu yanyu Bivuga ngo mu nzu. Ahubwo mu buriri bwanjye. Yesu Kristo. Muri se wa mugabo akimbona. Nkaho nibura yansabye imbabazi. Arahaguruka arankubita. Shanga yihangane. Icyo gihe ntabwo nongeye kubona se wa mugabo. Bajyanye ubwo. Bahita banajyana. Barajyanye. Basi shanga byibuze umuntu yakwigiraho byinshi. Kuba warakomeje kurwana n'ubwo buzima bwa mugabe. Kugeza none hakaba ari umugabo. Muri kugira ngo umugabo akure ntabwo byari byoroshye. Habe na gato. Nkimara kubona ibyo bintu. Nabayeho ubuzima bubi. Fata umwanzuro wo kwimuka aho hantu ngo ntasabire imbere ya papa mugabe n'indaya ye. Mwari muturanye Bigeze bajya kure yanjye ko bahoraga banyereka. Aho twari dutuye ninjira mu mujyi wa Kigali. Muri nageze mu mujyi wa Kigali ubuzima burankaranga. Ubuzima bwarandiye. Angira gufurira abantu. Nta kazi kabi kabaho ntakoze. Gusa icyo nirinze gukora uburayi. Muri
ndagira ngo mbisubire nanga indaya nanga umuntu uca inyuma wakunda cyangwa uwo bashakanye muri nanga umugore uca inyuma umugabo nanga umugabo uca umugore inyuma cyangwa isomo mu buzima mfite igikomere kubw'ibyo bintu shamanga kumva cyane ahubwo rero dukwiye gusenga ubwo uri kumva ndi kumva njye ari gakondo zacu twese niko turema kubera ko nimba warafashe papa Mugabe aryamanye n'indaya nanjye nkaba nafashe Jima aryamanye n'indaya ejo bundi Mugabe akaba abafashe Misha aryamanye n'umugabo ubwo uri kumva rero niko no muri mbese neza cyangwa Mishu iki ngo Mishu ayo makuru ya Mugabe we yakuye mana yanjye noneho Mugabe aranyica ma ntabyo yakubwiye kumbe yamufashe aryamanye n'umugabo Mugabe ntabyo yambwiye yarabimishe Mishu nawe akajya ahora azayiriza ntabwo nzi icyo napfuye na Mugabe sinzi icyo napfuye na Mugabe nari naratangiye gukeka ngo Mugabe yaba afite undi mukobwa akunda yego ibyo bintu nibyo shanga basi mbaye n'ubimubwira no Mugabe yanyica kandi Mugabe nta wundi mukobwa afite bakundana aramutse mufite ngewe naba mbizi muri wakoze cyane umura ntabwo mbibwira Mugabe waba umfashe ufite ntabwo muguteza ahubwo agiye kugenzura ko amakuru nk'aya ariyo aryo waba wacanganye cyenduka mu makuru atari ngiye kugenzura ko ibyo mbwiye ari byo nisanga ari byo Mishu ntasanga bikira mu rugo kereka nibura mufashe nsanze ari byo Bizima uko nge byagenze kuhise ugenda ugize ubwoba ngerega nanze kubibwira Mugabe ma kandi ko ufite uburakari nkaho wabimubwira rwose humura ntabyo mubwira ndakora igenzura ryanjye Biza gapira mpinduye ariko se noneho wanyagiriwe hehe musore Biza gapira mpinduye konzi ko nta mvura yigeze igwa cyakoze uhorana udushya pe umva nkubwire Safi abimenye no kunyanikira nayo arandura iyo ntekereje ukuntu Murisa yanturaguye ku muhanda abajura bankubise hafi kunyica akanyana kamvuza nta muntu n'umwe nzi muri Uganda tekereza kugeza nubwo bampamagaye ngo nze gushingura se yanga kuza kuko ntawe ari bunsigire ariko ibi byose ni Nyirankotsa uri utashitani koko umva nkubwire Jimmy ntunyite shitani ntutushe kuntukira mu rugo rwanjye urumva neza ese undi nimba utarabishakaga wazaga ngaho uje gukora iki njye nigeze ngusanga iwawe ahubwo ndavuze ngo kabiri gatatu nsohokera mu rugo uri kumva uribuka bwa mbere bitangira umira ngo ndi kugushakira imiti warwaye nagere wawe nkasanga wambaye ubusa ngo warwaye umugongo uri mutari se kibi none se wowe marayika wowe marayika wabujwe n'iki kubona imbaraga zo kurwana na Sekibi sajya mubura ubwenge mwahuye na za Sekibi ndaje mbikwereke neza ndaje mbikwereke neza ku ishuri ryawe nize nanga ubu ngubu nari metirije kandi vuba nzakwitura ndavuze ngo nkurira iterabwoba mu rugo uri kumva neza ubundi se wankurusha imyaka ku buryo nakurusha ubwenge muzajya mubura ubwenge muze muvuga ngo babashitse ubu wankurusha ubwenge ku buryo nagushuka nicyo nkubwiye abasore mudafite amafaranga kashi mujye mureka abakobwa tuyafite mudukorere ibyo dushaka kandi ikindi nkubwire Jimmy uhita usiba inzira igera mu rugo rwanjye kuko hano wazahakura imbwa iryanye nukumbwiye Safi okay baravuga ngo kandagira gahungu ntahonyora vuba ndaje nkwereke ko nshoboye kandi uraza kubibona umva ndavuze ngo nsohokera mu rugo cyangwa umenye handi mazi bane umuntu ukana ndabona hatangiye no kumuka uraje ubibone tambika ayo maguru ye cyakora oya kumenya haragukosoye ese ni njyewe ese ni
nahisemo kubukompa. Bitasha Safina, sinakubujije kumpamagara mu gihe utari kosora. Hari abatari amafuti yawe ushaka kumbwira kuko ninsanga ariyo ntabwo nzongera kukwitaba, ariko reka mbanze ngere mu rugo ndi buguhamagare kuko ndatwaye. Waya nta kibazo rwose, ndaguhamagara, humura, ndaguhamagara, nta kibazo. ariko koreta ubu koko witwaye iki kugira ngo undire amafaranga hanyuma nukora akazi nk'uko twakumvikanye? ese ko numva yagize isasu ashaka ko akazi wampaye ntagakoze? Tagakoze ko nakubwiye gutanya Jimmy n'umurisa se, narakubwiye ngo nanjye udutanye. Akazi wampaye naragakoze, natanyije umurisa na Jimmy. Rero niba waraje ukitwara nayo imbere ya Jimmy, ibyo ntabwo ari ikibazo kindeba na gato. Bitakureba se, ubwo urumva icyo ukeneye ari ukundira amafaranga gusa nta kindi? Ahubwo umva nkubwire, nyoza n'amafaranga yarasigaye kandi ugire vuba, sindimo ndakina nawe. Umva rero, amafaranga si ikibazo, sibyo? Ahubwo namfashije kano kanya wanaza mu rugo kuko hari ibintu tugomba kuvugana biteye byo kuvugira kuri phone, kandi mfashe uze wihuta pe. Okay, reka nzi, ariko ubutaha ntuzongeye kugira umuntu utera ubwoba ko ntabwo uzi umuntu icyo atekereza. Mbabarana bitewe n'umujinya, ngaho basi ngwino twiyunge. Shanga mbona ubwira inkuru ariko ngo waruhishe umuntu. Inkuru umva muri wahombye ngo urebe agafilime karere ahangaha. Ndamukosoye azibeshye yongera hindukiza dutwe twe n'uturenge tuganisha ahangaha ngo rebe. None nizakora izere ko wanamubabariye byibura. Nizere ko nyine byagenze gutyo namubabariye. Buriyo ndabye mu maso n'abafitemo imbabazi cyangwa ubonye ndi guse kugira ngo imbabazi ndazifite. Habe nanjye na mugabe ntiyari kumubabarira ngo mbyemere. Ariko ngiye mu karebe yenyije ikizere yuko natiyuko kubikwemerera uzamubaza mubabarire. Kiwe ngiye mubabarira n'uburyo nangamo indaya. Umuntu utangiye kwigira indaya ari umukobwa. Igikobwa ko umugore rusange atangiye kwigira indaya yereka umwana wanjye buraya ataragera muri uru rugo. Indaya public. Urumva rugezemo yahacura iki? Umudugudu atawuyogoza. Umva icyo bikora zongere yibe asunutse turiya tugurutwe nzadusongwa. Ariko nibyo ibintu wakoze ma nanjye nararahiye ko ntazongera guhura na Safi. Nta nubwo zanagaruka hano, yaba Safi yaba Jimmy, nta nuzagaruka, nta nubwo tuzahura mu nzira. Nta nubwo tuzahura mu nzira ngo aransuhuza bajye bacana nanjye ncanganje ukwanjye. Umva muri icyo ni cyemezo cyiza bafashe. Ubundi utihaye agaciro ntawe kaguha. Ingegeri guca inyuma nirangiza izengurukiza kugusaba imbabazi. Narakubwiye ngo nanga umuntu ucundi inyuma nawe ntuzamwemere. Ngo ratamasa urakoze kubw'impanuro zawe umpaye. Reka nze nanjye ndebe ku kintu naba nkoze mu gitondo. Umva ukubura ahangaha hakubure kugeza harakumare. Njya kwera kujagarara iki ndumva byanze pe. No kurwara. Reka noga ibirenge mbe nirambitse. Mugabe naza. Nawe mwere. Nawe ujya kumufata. Ntabwo kwa ngo usanze rwose ayo. Ariko ubundi uba muzima uragenzwe n'icyano se kandi mbamubwira ko nawe uri umusore. Ni ibiki? Nawe uri umusore rwose byambayeho nawe byakubaho. Ndagira ngo umbabarire umusabire mubyara wawe imbabazi rwose. Mane wemena amatwi. Ubundi siko nta n'ubwenge ugira. Uri kwihara imbere kwawe none se ubundi reka nkubaze nyuma y'ibyabaye byose wowe n'amafuti yawe bagufatiyemo urumva ushaka iki hano? Oya nawe uri umusore uri mugenzi wanjye byambayeho byakubaho nawe. Ndavuze ngo kandi ikindi mubabaza musore. Ndavuze ngo nese ujya guteza intambara. Nta nubwo mu buzima busanzwe ntabwo ndimo cyane. Ahubwo ukuntu byagenze uramuraga Safi ni ukuri yatukishije amafaranga ndetse amafaranga tumubwo mu mutego kandi nawe wawugwamo hejuru y'amafaranga wangu. Ako bro reka bone nkubaze. Reka nkubaze uko utagira n'isoni. Niba umusore nkawe ushobora kuba wagenda ugafata umukobwa ukamuca inyuma n'ukamuca inyuma ku nshuti y'abantu bari babanye nk'abavandimwe. Bro we nta n'isoni ugira.
wangiza ngo baragushutse nanjye ntabwo ari njye n'ukuri urumva habayemo ikibazo cy'amafaranga nese ngira bimbwa ngo mufashe ikimana mwana icyo nshaka umufasha bwawe nakwaka nk'umuntu w'umujama wanjye sibyo uri umusore mugenzi wanjye kandi byambayeho nawe byakubaho ndakwinginze unsabire mubyara wawe imbabazi ntabwo byambaho kandi ikindi bro rega jya wakira niba waranzwe ibyo byangoye kubyakira neza nese byakugoye hari wagufashe ikiziriko ngo wagiye gushyira mu ijosi ngo ugende ubikore umva nkubwire man wintera igihe hano mfite ibintu byinshi byo gukora umva nkubwire bro ahubwo wajyana no mu mutwe ugira wangiza wowe ngo ukaza umbwira ngo baragushutse wowe umuntu ungana nawe aho ubundi uri muzima sohoka hasi sohoka ntukazagizana ibintu by'intuza umva kore ubu ngubu ibintu byahinduye isura pe ubu ushobora kwemera ko Jim avuye ahangaha kumbwira ko azamemukira ngo kuko namuteranije n'umurisa ubu ndashaka ko umumpera isomo ku buryo azabona ko ari gukina n'umuriro nareba nawe uzamwotsa ushaka ko tumukorera iki ndashaka ko umwica umusarisha umuteza inyatsi hahandi abura ipantaro yo kwambara sinzi umukorere buri kimwe cyose icyo ugomba kumenya ni kimwe kwica ntibirimo ariko ibindi byose nabishobora abakurambere bambujije kwica okay umusarishe rero umusarishe cyangwa se utume agenda arya amabyi ahageze hose cyangwa se umuteze inyatsi hahandi asigara nta n'urwara rwo kwishima afite 500 kashi bazifite nawe ni menshi pe okay ndaguha nkayo nari naguhaye ubushize nkugerekeho n'ayandi nari ngusigayemo ariko nkorera akazi ikindi gitekerezo rero wareka we na Jim nkabahuza mugakora ubukwe ushaka gutsinda muri isa ubukwe se ko numva namuzinutswe sera okay nta kibazo niba nabyo bishoboye ariko ukabyitwaramo neza kugira ngo bitazongera kwivanga nk'iby'ubushize sibyo ibyo bindekeye ndabishoboye cyane nta kibazo ndabigukorera yambaye ngira wizaga nyine shundi mbona ngana naje ariko buretse urukuzabona wose kugenda bite gusa nubireba do gusa singibi shenete yanyara yiciye yanyuma muginga ngo ninde switch ni Jimmy Save hano ukora iki ariko umunsi no wajyana mu bindi bizazana sha umubwire nukuri ndumva narushye umutima pe kandi sinshaka yuko numva narara ntabimubwiye maze igihe kinini mbitekereza ariko inshuro ndumva ari yo right time yo kuba nabikora umukobwa maze igihe kinini nkunda niwe muri ese ni njyewe wahisemo kuba uko mbayeho